Ese warotaga ukora impanuka kuri moto ntumenye icyo bisobanura? Ese waba warotaga utwaye umugenzi kuri moto ntumenye icyo bisobanura? Cyangwa ukabona se utwaye inshuti yawe ntumenye icyo bisobanura? Cyangwa se ukabona irimo iraguta mu mwobo cyangwa mu manga, cyangwa ukagera mu muhanda ugakora impanuka ntumenye icyo bivuze? Rero wowe uri kutwumva, niba nta shyari ufite, injira na like, ukore share, ukore comment, ndetse ukomeze kutwumva. Kandi niba hari n'inkunga waduha, kuko hari ibyuma dukeneye kugura, Imana yaguha umugisha, nawe waba ukoreye umugisha nk'abandi. Imana nikugirire neza wowe uri kutwumva uyu mwanya. Bakunzi ba Kristo Ariho TV, rero twongeye kubasuhuza abaherereye mu bihugu byose bitandukanye impande z'isi. Imana nibahe umugisha, kuko tugiye kurobanura tukavuga ngo ni u Rwanda, ni Kenya, Uganda, ntitwabivuga ngo tubirangize. Niyo mpamvu tuvugiye hamwe muri rusange. Wowe aho uri hose wiyumvemo ikaze kuri uru rubuga, kuri iyi channel yitwa Kristo Ariho TV. Rero muvandimwe, reka tujye kuri iyi moto. Ushobora kubona uri kumwe n'umuntu, yaba umugabo se cyangwa akaba umugore, cyangwa ukaba umukobwa, cyangwa ukaba umwana. Ushobora kubona utwaye umuntu, uruhande rumwe ukabona uwo muntu utwaye muri kugenda moto idigadiga, ukajya kubona ukabona muguye mu muhanda. Ubanza wumva ubusobanuro bw'ibi ngibi. Biterwa n'umuhanda waguyemo uwo ari wo. Hari umuhanda w'igitaka, hari umuhanda wa kaburimbo. Ubwo biba biterwa n'umuhanda uguyemo. Iyo uguye mu muhanda w'igitaka, umuhanda w'igitaka ubwawo wonyine usobanura isezerano rituzuye. Iyi moto utwaye rero, niba ishaje ugomba kumenya ngo irashaje, niba ari nshyashya ugomba kumenya ngo ni nshyashya, ukadusobanuza ibintu nawe ubwawe wabashije kubona neza. Niba hari ibyo udasobanukiwe, icyitonderwa, icyo twasobanuye muri iyi video ugomba utacyitwandikira ukitubaza, kuko nukitubaza tugasanga twaragisobanuye ntago tuzagusubiza. Imana iguhe umugisha rero. Rero nubona utwaye uwo mugenzi ukabona umutuye hasi, moto uriho ikaba ari nshyashya ukabona umutuye hasi, icyo gihe Imana izabiri kukubwira ngo ivugabutumwa urimo rigiye guhura n'ikibazo. Moto ubwa mbere icyayo cyonyine, igisobanuro cyayo gisobanura ivugabutumwa. Iri vugabutumwa rero, iyo ubonye nyine uhetse umuntu, ni umuntu wari urimo uyobora, ariko uwo muntu iyo ucunze nabi agutura mu mutego cyangwa mu nzira mbi cyangwa mu byaha. Rero iyo muguye mu muhanda w'igitaka, Imana ibikubwira ngo ba maso usenge, dore Satani ari gushaka kukuriganya umugisha wawe kandi wari hafi kugera iyo ujya, kuko umuhanda w'igitaka ni isezerano rituzuye. Noneho hari kubona umutwaye ukabona ugeze muri kaburimbo. Rero ubwo turi kuri ya moto nshyashya, ukabona ugeze muri kaburimbo. Nubona ugeze muri kaburimbo utwaye umugenzi, aho ngaho nushaka uzabyina uvuga uti Mana ndagushimye ko uri kunyemera. Ntuzabaka wamuririmbye ngo ese Mana uranyemera, niba unyemeza unyemeza abandi. Nikwemera yo izabikwimenyeshereza. Si ngombwa kubiyibaza, kuko ubwayo yo ikunda abayo yemera. Abayo kandi yabamenye kera, nta mpamvu yo guhangayika. Rero nubona uri mu muhanda wa kaburimbo, uwo wonyine usobanura isezerano ryuzuye, isezerano n'umugisha bigeze igihe. Rero icyo gihe nubona utwayemo umuntu muri kaburimbo, icyo gihe Imana izabiri kukubwira ngo ni igihe cyawe cyo gukora ivugabutumwa. Icyo gihe nta n'inkomyi uzabona, n'ibyaza twaba ari udutero twa Satani, ariko icyo gihe ugomba kubyihanganira, kuko Imana nta cyiza itakizi. Rero ugomba kuba maso uko bukeye nuko bwije. Noneho twagiye kuri uyu muntu urota abona moto ayitwaye ari wenyine, akagenda ikamujyana agashiduka aguye mu mwobo. Iyi moto turacyari kuri moto nshyashya. Iyi moto nuyigwaho ukabona uguye mu mwobo, uzamenye ko ivugabutumwa urimo cyangwa ugiye gucamo riri kwenda kukujyana mu rupfu. Uwo mwobo uri gusobanura urupfu, kongera ugasobanura n'intambara n'ibigeragezo wahurira mu iryo vugabutumwa. Rero icyo gihe uhita wicunga, ugahita umenya ngo abantu turi kugendana ntago bari bungeze mu nzira nzima, reka nshaka uburyo kinyuramo njyewe ubwanjye n'Imana yanjye. Imana izamfasha, gusa ubikora mu bwenge, nta muntu umenye ngo nkasukwanjye, kuko yo ubamenyesheje urushaho
kwiha ibigeragezo, urushaho kwiha abakuvuga, abakugirira nabi bakaza benshi. Rero icyo gihe numenya ko nyine bimeze bityo nk'uko tubivuze hepfo aho ngaho, ugomba gufata umwanzuro ugishije inama Imana yonyine yakweretse ibyo, nta muntu ugishije inama, kuko hano twamaze kugusobanurira buri kimwe cyose. Noneho twagiye kuri moto ishaje. Uri kugenda kuri moto ishaje, wambaye se imyenda icitse se cyangwa wambaye imyenda myiza, ariko uri kugenda kuri moto ishaje. Imana aho ngaho ibirimo ikuburira ikubwira ngo dore ivugabutumwa urimo ntarihari, ivugabutumwa urimo rirapfuye. Bishatse kuvuga ngo hindura ibyo urimo byose, ushaka ukuntu ubigenza neza, unyure mu murongo Imana ishaka, uve mu bitagira umumaro, kuko aho hantu yaba ari aho uri gukorera ivugabutumwa, haba ari ahakuganisha mu kurimbuka kubera iyo moto ishaje. Rero iyo ishaje igutuye nyine uzasenge ibyo bigeragezo, ikurinde abo bantu bashaka kugutura mu mitego. Rero hari ukurota utwaye nk'inshuti yawe, umuvandimwe se, ukabona arimo aragenda ashaka ko ugwa. Uwo muntu nubona ari kugenda ashaka kugwa, uwo muntu ukaba wamumenye, icyo gihe umugendere gakeya, kuko hazaba hari ikibazo Imana iri kukwereka kuri we gituma yakugirira nabi cyangwa akakugusha mu bintu bitari ngombwa. Icyo gihe umugendera gakeya. Rero nshuti y'Imana, nshuti y'umusaraba, nkwibutse gukanda subscribe niba uri mushyashya, ukoreshe ya na like ni ingenzi cyane. Rero mukunzi wacu, iyi channel ni iy'umumaro, ugomba kuyikurikirana nta ngingimira, kuko ibintu biriho birizewe. Icyo uzajya wumva udasobanukiwe ugomba kutubaza, tuzajya tugusobanurira tubifashijwemo n'Imana n'umwuka wera. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Noneho hari ugutwara moto ukabona uri guca mu ishyamba ry'inzitane, iryo shyamba ry'inzitane ukabona uri kurigenda nturihejeje. Rero icyo gihe Imana izaba irimo ikubwira ngo bitewe na moto iyo ariyo utwaye, hari igihe azaba ari inshyashya, hari igihe azaba ari ishaje bwo n'urwo buri kujyamo birumvikana. Inshyashya Imana izaba iri kukubwira ngo ugiye guca mu bigeragezo, ndetse n'ahantu hari imyuka mibi, iri kukubwira ngo senga cyane urusheho kuba maso ibashe kugutambutsa muri iryo shyamba. Ishyamba risobanura imyuka mibi n'ibigeragezo n'urupfu, ni ibintu byinshi risobanura, ariko biterwa n'uko ryaje, ariko ibyo nibyo by'ingenzi cyane. Nshuti y'umusaraba rero, wowe utwumva, genzura ku gato no ku kanini, utitaye ngo bimeze gutya, utitaye ngo runaka turaziranye, wicunge ubashe kumenya Imana nyamana ukorera. Ureke kugendera mu kigare, ureke kugendera mu nzira yawe, kugira ngo Imana izaguha ubugingo buhoraho, ubugereho bitakugoye cyane. Urabasha kugendera mu nzira z'Imana neza zigororotse. Imana niguha umugisha rero, wowe dukurikirana, wowe nshuti yakadasohoka. Imana ikwambika imbaraga, kandi tubashimira mwese hamwe